Uruhara ni kimwe mu bibazo bikunze kugirwa n'abatari bake by'umwihariko abakuze, ariko si igitangaza kubona umuntu uri hagati y'imyaka 20 na 30 nawe afite uruhara, ndetse bamwe bakabifata nk'ibisanzwe. Nubwo impuguke mu byo kuvura gupfuka imisatsi zivuga ko atari ibisanzwe, Dr Patrick Mwamba uzobereye mu byo kuvura abafite ibibazo byo gupfuka umusatsi cyangwa abafite uruhara batabyifuza, avuga ko agiye kuvura abafite ibibazo binyuze mu kubagwa kandi akabikorera mu Rwanda. Et avec le temps, donc, je suis arrivé au point où maintenant je suis considéré comme l'expert chez les Noirs. Et donc bitewe n'igihe nari maze mbikora, byagezaho kuri ubu mfatwa nk'inzobere mu gufasha abirabura bafite iki kibazo cyo kutagira umusatsi. Rero birumvikana ko byari ngombwa ko nagombaga kujya ku mugabane uriho abirabura benshi ari wo Afrika. Ndimo ndashaka aho twakorera muri Afrika, nifuzaga ahantu horoshye kugera kandi menyereye, kuko mfite inshuti nyinshi z'abanyarwanda ndetse aho dushobora kwisanga. Et le Rwanda aujourd'hui offre beaucoup d'accessibilité. Dr Patrick avuga ko batekereje kugeza iyi service muri Afrika nyuma yaho abonye ko benshi mu banyafrika bafite iki kibazo, kandi ngo bakaba bafataga urugendo bamusanga mu Burayi aho yarasanzwe akorera. Ibintu avuga ko hari benshi byagoraga. Igiciro cy'iyi service ngo kikaba kibarirwa hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 30 by'amadolari ya Amerika. Biterwa buri gihe n'ahantu hafite ikibazo tugomba kuvura uko hangana. Gusa kubagwa byo bishobora kuva hagati y'ibihumbi 10 kugera ku bihumbi 30 by'amadolari. Igiciro kitashoborwa na bose birumvikana. Gusa tuzi neza ko kubura umusatsi bishobora kugira uruhare mu kwitakariza icyizere k'umuntu. Dr Patrick avuga ko kuva yatangira gufasha abantu bafite ibibazo byo gupfuka imisatsi, adafasha gusa abantu b'igitsina gabo, ahubwo ngo n'ab'igitsina gore rimwe na rimwe baba babitewe n'uburyo bafatamo imisatsi yabo. Ngo kugeza ubu afite ubushobozi bwo kuvura bagera kuri 400 ku mwaka, kandi ngo 95% muri bo bongera kumera umusatsi nk'uko baba babyifuza. Bikaba biteganyijwe ko ubuvuzi mu Rwanda buzatangira umwaka utaha. Ibi kandi ngo bikazajya bijyana no gutanga inama ku bantu batandukanye zafasha mu kwirinda gupfuka umusatsi. Debut Console Iradukunda, RoyalTV.